uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byo mu kirere ukuntu babivuga, ibi bintu mubona mu kirere, ukwezi, izuba n'ibindi ukuntu babivuga mu rurimi rw'ikigande, kuko narababwiye ahangaha kuri iyi channel tuzigiraho ibintu byinshi. Mu kigande rero ntabwo bihuza n'ikinyarwanda, hari ukuntu babivuga mu rurimi rw'ikigande ariko mu kinyarwanda ntituba ariko tubivuga. Harimo ibintu usanga bijya guhuza cyangwa se bijya gusa mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko burya ntabwo biba bisa, nta nubwo biba bisobanuye ikintu kimwe. Niyo mpamvu twesemo kugira ngo tubigishe ururimi rw'ikigande ahangaha kuri iyi channel. Umuntu wese ukurikirana iyi channel yacu amenye ko azigiraho ururimi rw'ikigande ndetse n'izindi ndimi atari yamenya nazo akabasha kuzisobanukirwa. Umuntu wese uri mu Rwanda, umuntu uri hanze y'igihugu, umuntu ahantu hari hose ukaba ubonye iyi channel yacu y'Abavandimwe TV, umenye ko uzigiraho ibintu bitandukanye. Twigisha ururimi rw'ikigande ahangaha kuri iyi channel. Mbere ya byose rero duhaye ikaze abantu bashyashya ahangaha kuri iyi channel, abantu mutubonye bwa mbere. Ikintu tugusaba no gukora subscribe kuri iyi channel, maze ibiganiro byacu bikajya bikugeraho buri munsi. Twigisha ururimi rw'ikigande buri wa gatandatu, buri ku cyumweru ducisha amasomo y'ururimi rw'ikigande ahangaha kuri iyi channel, ubimenye. Ndetse buri wa gatatu dufite ikiganiro twise nawe byakubaho, kinyuramo inkuru zitandukanye. Izo nkuru z'abantu batubwira akababaro kabo, natwe tukabafasha mu bitekerezo, tubungura inama y'ukuntu bakwitwara mu bibazo bahuye nabyo. Icyo kiganiro nacyo ntikikagucike buri wa gatatu, buri wa gatandatu, buri cyumweru ni ukubahereza amasomo. Buri ku wa gatatu tukabahereza icyo kiganiro. Tutaragenda imbere rero, narakubwiye ngo tubana n'icyanzu.com. Icyanzu.com muzi ko bagira ibikoresho bitandukanye, ibikoresho byagufasha mu gufata amavideo neza, ibikoresho byagufata mu gufata ijwi ryawe neza nka microphone, ndetse ibintu byose byagufasha mu kuba wakora video ikacya igasa neza, amatara meza, ama headset meza, ikintu wifuza cyagufasha mu buzima kijyanye na telefone, aho ku Cyanzu byose birashoboka. Upfa kubasanga kuri website yabo ya www cyangwa se www.icyanzu.com. ni wa eshatu zonyine, maze ukabona ibikoresho byose. Ubwo ikintu wifuza natwe waduhamagara kugira ngo tuguhuze n'icyanzu.com. Wahamagara ku ihe nomero rero kuri WhatsApp, iyi nomero iriho, ndetse ushatse wanaduhamagara aho uri hose mu Rwanda, ibikoresho bikugeraho rwose kuri gahunda. Banza wandike iyi nomero kugira ngo nimba wifuza ubufasha utubwire. Andika akamenyetso ko guteranya 256 77 55 83 309, maze utubwire ikintu wifuza ku Cyanzu.com, maze wirebere ikintu wifuza cyose. Waba uri mu YouTube creator, ibintu bimera neza rwose, watubwira. Reka dukomeze rero n'isomo ryacu ry'uyu munsi, mugiye kubana nanjye Deo MC. Reka tugende imbere n'isomo ry'uyu munsi. Twakubwiye ngo tugiye kurebera hamwe ibintu byo mu kirere ukuntu babyita. Icya mbere, mubwengura. Reka tubanze tumenye icyo kirere bakita ngo iki mu Rugandi. Mu kirere baravuga ngo mubwengura, mu kirere bahita mubwengura. Mubwengura iyo hejuru mu kirere, mubwengura. Ukwezi bakwita omwezi. Urumva ko bitandukanye, ikigande n'ikinyarwanda urumva ko bitandukanye. Ukwezi mu kinyarwanda, mu kigande ni omwezi. Kugira ngo ufate neza. Utavuga ngo ndi kuvuga gutya, ariko ni kugira ngo ufate neza. Omwezi. Ngo tuvuge vuba, omwezi. Vuba. Okay, twagiye. Izuba.
izuba. Izuba mu rurimi rw'ikinyarwanda umugande waravuga ngo enjuba. Ibaba we, enjuba. Umva, ikinyarwanda ni izuba. Izuba. Ariko umuganda aravuga ngo enjuba. Cyangwa se ushaka kubyihutisha vuba vuba uravuga ngo omusana. Omusana, izuba, omusana, enjuba. Ni ibintu bibiri bihuriye ku kintu kimwe. Ni amazina abiri twise ikintu kimwe. Enjuba cyangwa se omusana, iryo ni izuba. Uri kubifata ariko urabyanditse enjuba. Enjuba. Icyo ni cya mbere ku zuba. Omusana. Omusana. Wabyanditse? Okay, nimba byanditse reka tugende ku kintu kindi. Emunyenye. Emunyenye. Emunyenye ni iki? Inyenyeri. Inyenyeri. Inyenyeri mu rurimi rw'ikinyarwanda mu kigande bo baravuga ngo emunyenye. 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 Ibyo ngibyo nibyo bintu bavuga byo mu kirere. Reka nkongera akandi kantu njye kongera utuntu tubiri umuntu wabanye natwe kuva aho twatangire kugeza aho dusoreje. Ngiye kuguhereza impano y'utuntu tungahe tubiri natwe tujyanye n'ibi bintu. Ni inyongezo ku muntu wabanye natwe aho twatangiriye akaba agejeje aho dushoreje. Navuze ngo umuntu uzajya ubana natwe azajya abona inyongezo cyangwa se tumuhereza impano y'ibintu bitandukanye. Utagira ngo uko twabikoze ubutaha niko tuzabikora n'uyu munsi. Oya, ugomba kureba video zose ugomba kuzireba maze ukazisoza. Reka nkongera kandi aka kantu karavuga ngo akawungezi. 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 Ku mugoroba. Umugoroba. Akawungezi. Umugoroba. Nkongere n'akandi. Emisana. Utavuga omusana. Oya. Emisana. Emisana. Kumanywa. Emisana. Emisana. Kumanywa. Kumacya. Kumacya. Kumacya mu gitondo. Mu gitondo ni kumacya. Kumanywa ni emisana. Ku mugoroba akawungezi. Izo ngizo ni impano zo nari nakugeneye zo ndi buguhe. Wakoze rero kubana natwe kugeza aho turi gusoreza ahangaha. Mwari muri kubana nanjye Deo MC. Tukwifurije kuzareba video y'ubutaha kugira ngo uzumve ikindi kintu tuziga. Ntuzacikwe rero. Wowe utarakora subscribe ntukagende udakoze subscribe cyangwa se ngo sharinge aya makuru ku bantu bose cyangwa se ugende hariyo ukande kuri karakantu ka like na comment uyitange utubwire ikintu wifuza ko ushaka kwiga mu isomo ry'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Deo MC. Mbisubiyemo kenshi ariko mwihangane. Imana igomeze kubamera umugisha nuko mbafite ibyishimo kuko muri gukurikirana ibintu byacu ndetse mukabana natwe. Bye bye.